we ku giti cyawe uravuga iki kuri besto wawe ku magambo baba bamuvuzeho? Urakoze cyane. amagambo bamuvuzeho, wowe nk'umuntu muzi wamuryamanye kumara nk'umwaka wose mu gitanda umwegereye. ese Dumba wagabanyije ibyo bintu mwana, ukoresha amagambo abitse nyine ibyo biboro Dumba, nakubwiye umva se Dumba, ongera uzunye kunyumva man, ibyo biboro ntago ari byiza mwana. Ibihe ibyo nyine uba urimo mwana, ndetse niwamuryamanye kumara umwaka nose chago dfa je rero reka urumva hano harusha kunya kuboneka mu bintu byo gukata reka dfa reka nimanukire ngewe reka kubigifura ndi turi ku mubesto wawe usanga ibyo turiho ngo besta aranuka sheri. dore nk'ubu nk'icyo kibazo umbajije kwere, nk'ubu mvuze ko Nyamba atazi kuvuga icyongereza muraza kurakara. Ahubwo icyo mvuga Nyamba reke kwiriza, si we wenyine bavuze ibyo murimo muramukorera Nyambo, dushobora no kumubura. Dati Brown sha yaroze Jojo Breeze sha. ejo bundi hari umwana w'umugoyi wari ukwishe sha, wari ukubaze kuri live, umva wari ugiye guhera umwuka. So no kuvuga ngo ukuntu ibintu bisigaye bimeze, murabona ko zino platform Godfather zajeho, buri muntu wese yemerewe kugira access kuri internet, sibyo? Buri muntu wese yemerewe kugira access mu gupostinga. Ine mpamvu usigaye usanga umuntu asigaye avuga akantu gatonya, ukahita usanga nyine bahise bakorera campaign umuntu, kuko nkuko bira iboro DJ yavuze byari byaranarangiye byararashize, urumva? Rero byongeye kuba intandaro. Crash agiye mu kiganiro akavuga ku muntu ngo ku mushuti wa Irene ngo ufite kiriya kibazo, urumva? Mu by'ukuri ntiyanavugaga na Nyambo pe, ntiyavugaga Nyambo. Ngiye ikintu ntakunze nuko nyine nabonye ko sometimes it's not good kujya on social media, naranabivuzeho nyine ejo bundi nkora ikiganiro ukaza nyine ukavuga ati nyine numva ko nyine bitari right. Nakubonye muri baraguza kwa Irene. Narakubonye muri baraguza kwa Irene. Uko wabivuga kose nta kibazo, urabyemerewe rwose. Irene nuhe ni Irene akora iki? Ciao Godfather yanga Irene. Godfather wajumba barira ko kandi ari inshuti yawe, ntabwo umuvuga man, si inshuti yawe. Irene umwangira iki man ko ntacyo yagukoze? Ko se kwamashije umuntu dukomeze next. Urumva rero nyine man, usigaye usanga sinzi ikibazo abantu dusigaye bafite abantu nyine basigaye sinzi abantu babarakaje, ugasanga habaye nk'akantu umva bahise bakwanjama shama ibiboro biteye ubwoba. Ngiye nigisigaye nigirira ubwoba byataye. Jay wowe twari turi muri live uratera uravuga ati Nyambo yanyimye interview kandi aranuka. Fate kino gikobwa kano iyi nyirabutisiga kantuza DJ Crash hari umugore nasanze ariko wagitari mararira ngo Nyambo is not my friend, is my sister. Oya se kandi oya se is my sister. Muri kwibona ngo Nyambo kirarira wallahi. Bageze naho bazi ntabwo ari kwa Jay honyine, bageze naho bazana amafoto, urimo kunyumva? Bagafata amafoto y'ira mwana bakayidi bayamwasamishije bagashyira ibintu by'umweru ngo aranuka. Mane bamukoreye discrimination. Nyambo iranye uko ndabizi ntabwo ujya urya imboga. Umwana w'umukobwa bita DJ Crash, uramuzi? Ndamuzi. DJ Crash aherutse kuvuga yuko ngo Nyambo adahumura neza, kandi Nyambo we nawe muraziranye, waramwegereye muranatinda ko muzana igihe kinini cyane. Yego, ndagira ngo umbabarire utubwize ukuri niba koko ibyo bintu Crash yavuze ari ukuri, kandi nusanga wenda ari ukuri ngo gende turebe icyo tugende, nusanga no kubeshya uhita ugira Crash inama. Urabona wari wanyura ahantu ororewe inkoko namwe kwa maci uko bahumwe. Crash bamureke. Crash nagende yabwanuka akavuga ati kisi yo umusenzi. Turi kuvuga ko asanzwe yishanukira nk'uko wazana kafu. Ntabwo nshaka kumenya ngeri ntabwo ndi kumeshoninga umuntu. Crash arishanukira bisanzwe. Ahubwo Crash niwe mbona, Crash niko nyambona nkahita mvuga akanuyo kananutse kuri ko ahubwo ko se kanuka. Mjembajije titi ati wowe nk'umuntu waryamanye nawe kumara umwaka wumvaga nuka. Ntabwo bikwiye, ntabwo hanga turi mu rukiko, turahanga kugira ngo twamagana amagambo nkayo ngayo.
mbajije irihe jambo ribi nkoresheje jewe banyarwanda muri jambo ribi nkoresheje ntaga amatwi ntabwo turanga dushaka gukonfaminga niba iryo harabikwa ryakorewe Nyambo ari byo cyangwa atari byo. Reka twemere ko abo ngabo baje guhindanya uriya mwana babigusobanuriye hano ahantu ibyo bintu byaturutse. Je yaravuze ngo Musenzi yanyimye ikiganiro. Ziri kubyumva muta ibyo yabihakanye ubundi Kiramani niwe wamushinjije aramubwira ati njye mva n'imvano ndabizi ko nuza Nyambo yakwimye ikiganiro ukarakara. Je yarabyigarama ngo nta kiganiro yamwatse bya bindi byiwe. Urumva rero niko akunda ajyana n'umuntu akabifu akaba atakera wenda ngo bapfuye iki ubundi agahita ashaka ikintu ahita amwegekaho. wowe urimo uravuga ngo Duma ngutumye nkwanga wari wamaye gift niba je washatse Kiramani no bigusobanurira neza. Kiramani ni umuntu wagwa amakuru yose. mwampamagariye Kiramani se amarya sumu papa harya ahubwo sibyo bintu uko mbizi ko nari impari uko yari kuri live yanjye wibiseka ibintu byose arabizi ikintu atazi situation Nyambo arimo uyu munsi ariko kareka Nyambo murimo muramubembereza Nyambo ari mu kibuga dukiniramo nahame hamwe ntabwo nigeze rero ko mbifata abantu ibyo biporo murimo murazana ngo Nyambo hano twebwe tuvuga ari yakuru rero twarimo turamuvuga ni mu station ni duhora tumuvuga banuza bamuyango ni bamaze Nyambo ahubwo mukavuga ahubwo ninjye ugiye kubyivugira oya ntabwo ninjye ugiye kubyivugira mureke kuzajya mwigira Nyambo ni mumugira umuntu wadaje man ntabwo ari kumugira umuntu wadaje bamuvuge justice for Dumba me ntabwo uza kubigira brage ngo mbyemere urimo kumva oya ahangaha Godfather ari we muntu wa mbere ufata umuntu ukamwiha ukamara icyumweru wamwihaye ugora kubwira umuntu amagambo Dumba uzaba ari amagambo uzari amagambo nkoresha amagambo ntashobora gukoresha nayangaya siko bimeze ntabwo nshobora gukoresha amagambo yiharabika ngo nturuho umuntu yego niba unkurikiye igihe kirekire Dumba nirinda ya magambo agize icyaha nakora ikosa siko bimeze ariko sinakoresha amagambo agize icyaha ndabyirinda bura njyewe none se ayo magambo yaragize icyaha ngerega njyewe ahantu mbitangirira aya magambo nyine amagambo agize icyaha kuko arimo iharabika n'isebanya ibintu nakunda ni ibintu mugenda mugafata DJ Crash yewe nk'ubu ngo ushobora gusanga na Nyambo nawe ngo yarakariye DJ Crash ngo yewe yararakaye n'ijambo uyu nguwa akaza Titi Brown akaza anakigira umuntu ngo ubabaye byadanye ngo yavuze n'icyo twavuze urumva ndasaba ijambo wa mugane niba atari ibyo bitwaye iki no Dumba mbakubwire iharabika se niki cyangwa isebanya iyo bavuze isebanya ni harabika niki nuko baharabika umuntu bakamushiga icyaha cy'ibintu bitari byo nyine ntabwo ushobora kumva impact yabyo keretse ubivuzweho urimo kumva wowe kuzanga uravuze ngo kubera ko wagita umutinganye ko ntagiye kurega ko ntajya ndega abantu banyita umutinganye tumva hari kitandukanye ibintu unyumvi bitandukanye n'ubishaka kubitandukanye baza kubyanderstanding hakaba ni ijambo twumva ibyo agiye kutubwira murakoze. So ikintu nashaka kuvuga iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa kuri internet cyangwa se kuri murandasi ahubwo ahangaha igitsina uretse gato igitsina kijemo giti impamvu none se Nyambo ntacyo afite impamvu nshaka kubivuga ngo dufata ni ibi ngibi nabyo ni ihohotera rishingiye ku gitsina se yego gute iryo ritizwa umurindi na internet ari byo uyu munsi biduhurije ahangaha turimo kuvuga ku byabaye kuri Nyambo. Impamvu akenshi rero umugabo abivugwaho akabasha kumuvinga on Imana yaturemye mu buryo butandukanye. Ikindi ibibazo tugira kubivamo umugabo ashobora kubivamo mu buryo busa nkaho bumworoheyemo gake kurusha umugore. Nyambo kuvuga ngo aranuka none bakavuga ngo aranuka mu maguru biriya bintu n'iyicarubozo riteye ubwoba. Uyu mwana mushobora gusanga atava no mu nzu murimo guseka ariko kuri we ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ashobora no kwiyahura. Mugiye mukabaza imibare y'abakobwa bahura n'ibibazo bakabagatakaza ubuzima mwagira agahinda ntimuzongere kubivugaho. Ikintu mujya mukora mutazi imbaraga n'ibibazo gitera ni ukuvuga umuntu kuri murandasi mutazana bizagarukira. Umunyamakuru uri intellectuel gute atinyuka gukoresha ikiganiro umuntu akumva umuntu yibasiye undi yarangiza akacyaprodinga afite choice yo kutagishyira kuri internet nk'abantu bacyumve.
ubwo ko ari n'ubugome bw'umunyamakuru turetse n'uwo yabajije umuntu uri intellectuel umunyamakuru wundi bazi inshingano z'umunyamakuru ngo nizihe umunyamakuru w'umwuga cyangwa umunyamakuru ufite umutima gute ashobora gupublishinga inkuru ishobora gufata umuntu ikamukura mu buzima bumwe ikamushyira mu bundi bubi uri umuntu uri umunyarwanda ufite indangagaciro ukavuga uti ibi bintu ndeka mbishyire hariya mbone views mbone $2 tutagera no ku madolari 50 hejuru yo kwica ubuzima bw'umuntu ndabinginze iki kintu cyitwa TFGBV abantu mwese muri hano muri intellectuel mu kirebe mu gishyiremo imbaraga mu abantu gusa kugisobanukirwa ngo utazongera kugikora aka kanya Nyambo agahinda afite ntabwo ushobora kugashyira ku kigereranyo ngo uvuge ngo karangana gute kwijana Nyambo arababaye cyane ariko ko umwana w'umukobwa avuga ngo aranuka mu maguru ngo aratandaraza gacyo ngo gaza ngo icyuka gishyushye ngo kinuka. That was so bullshit. Jewe nuko era ko ntafite imbaraga zo kugira ikintu mbikoraho. Umuntu wese wavuze kuri Nyambo, I swear on my mother's name, namukanira rumukwiye. Nukuri ko Imana yaremye isi n'ijuru. Kare. Ariko Dumba, can you imagine Nyambo ari sister wawe? Bakamuvuga biriya bintu. What would you do? Kwanuka aramutanuka na itamubwira ati Nyambo nyamara abantu bavuga. None se kubivuga ari sister wanje nabambizi kwanuka nkagenda nkamubwira ati nyamara sister wanje aha naho bigeze rubanda rutangiye kumenya kunuka wo obwa bivuze gutyo ibintu byari mutunze akarindwa kongera kubikora akagira depression akagira indwara agahinda gakabije irengeje urugero kujya atazonye no gukora umuntu watumye aba affected bingana gutyo wamureba ukabona ari umuntu usanzwe mu buzima busanzwe ukamwihorera. Please mubifate mubigira nka hari ibyanyu reka nkubwire no kuvuga ko wowe uravuze ko Nyambo niba tanuka ntabwo anuka mani ntabwo wagenda ku erega umuntu uri Rusizi wamufollowingaga umuntu uri mu isoko ryo mu mujyi yacagaho akamusuhuza ibyo bintu ntabyazi mwebwe hari ikintu mutazi iyo bavuze ngo muravuga rikijyana abaturage barabakurikira kubera ko they trust your words. They see what you do, you inspire them, ibyo muvuze babyumva nk'ukuri. So they don't care if it is true or it is not. So that's why you have to be sensitive to anything you're about to talk about. Siri tu ku gihugu cyacu no ku Banyarwanda no kuri twebwe muzi uburyo turi sensitive, muzi uburyo dukunda byashyushye. Kabano me I'm not on your side. Ofete uko bisanzwe uko dusanzwe hano showbiz ukuntu dusanzwe dukora Kabano kuva Monday kugera Tuesday abantu basanzwe bavuga abandi abantu baranafungwa abantu n'amanuza bayasohora umuntu azavuge ntavuge n'izina tujyaho ngaho tuvuge ngo Nyambo none se abantu bashaka kuvuga bisazije erega na cyatiti kijano kiribyimbya ngo kirarakaye ngo Nyambo nuko ko Titi waruzanye ibintu byo mu buriri kandi Asa ni yari mu buriri nte yagiye mu ntabwo no hari ubizi se turabizi ibintu byo mu buriri turabizi ibyo niba ari bya bindi byo kuvuga ngo abantu bashaka proof bya Titi byo mbifi ni nko kuvuga ngo aga promoter ni yaryamanye na Miki waba ngabo bo muba muratse nyine oya nicyo kimwe by the way nicyo kimwe aga promoter na Miki na Titi na Nyambo ko bari bameze uzi se Dumba nta kuvuga wenda ngo bavuze ku mustari ni ikintu cyumvikana cyangwa celebrity ariko hari nyine limitation hari ahantu utagera n'ukuri hari reka Nyamba reke kwirizariza nagende hariya niba kina umva Nyambo nyumva hano hamwe ahubwo ejo nanye giye kuza kugufungurira umuriro wanjye otherwise ibyo bintu byo kuzarabwo kazajya wirizariza ntuzabikore ndakwinginze ntabwo Nyambo ari special ku buryo atavugwa Nyambo se it's not about her being special. Ejo bundi narindi hano nimo ndavuga ati bantu Muyango baba barimo baramukandamiza baba bari miki ntago ntarirarenga Nyambo ntacyo mbona bamukoze none se hari bavuze Muyango ku bijyanye n'imyororokere ko bavuga iby'akazi ahakora n'ibiki erega ibintu biratandukanye biratandukanye n'ibanga biragoye kuvuga ako kazi ka Muyango ahantu akora it's obvious
kuko baramubona ahantu akora ariko nobody has been in Nyambo's legs. Umwe muhungu n'umukobwa witwa Uwase Liliane aravuga ati muribesha Nyambo ntacyo mwamutwara. That's the attitude. Iyo uri muri showbiz ugomba kuba ufite attitude nk'iyo uvuga ati icyo bakora cyose ntacyo bantwara, I'm here to stay. Iyo uje hano muri ibi only the strong survive. Iyo uje hano ukabuje kwirizariza abantu bakavuga ukiriza abatavuze izina ukumva ko bavuze wowe ntabuza kuramba my friend. Ana abana baragira ngo Nyambo arambishwe nuko bamuvuze biriya bintu. Nyambo nakomeza kwiriza gutya byinshi baracyabimuvuga, ntabwo ararangiza byinshi bitangira. It will end in tears. Umuntu wese wasakaje aya makuru ya Nyambo zifite amaparufe n'izigana Nyamba z'amamariza. Iki parufe That's true. Ubundi iyo baguteye amabuye urayafata ukayubakisha. Thank you so much. Bifasha mu jisho ariko bitebyaje. Showbiz no kwikora abantu banje bari hano igumira bagarabira. Dumba ndakubaza Dumba. Ntabwo turi muri Amerika. Narakubona wamamariza amavuta bashira mu kibuno batingana. Ko bagusebeje kuri umutinganye. Yakura hese nawe uramwizera ngo amakaza. Urumva ariko urukumva Dumba urukumva icyo kintu. Ariko hari abatinganye bamaze kungana bakama amafaranga. Oya se kandi. Ngaho nyumve. Umusa ko uretse gato. Dumba urakuzi uri umupapa sibyo? Ntabwo uri umutinganye. Ntabwo ni umutinganye yego. None kwicyo kintu bakigushizeho ariko kubera abatinganyi bajya babanshiraho nkabyemera simpakane cyangwa simbatera amabuye sindihakane cyane. Hari ukuntu mpura nabo bakamfata neza bakanyiyumvamo kurusha n'abandi bantu basaba baje bakwiyumva bazakwiyumva banakuti kure bro ntabwo nibishoboka nanye nibisanze neza Dumba rega n'ukuntu yareremburaga akanatwekinga nta kindi cyabibateye. Now on the other side Dumba is a big man. No ibintu Dumba ari kuvuga iyo ni inama wahereza umuntu personally ariko on social media ntabwo twakwicara ngo tubisupportinge uyu munsi ni Nyambo ejo hazaba ari undi muntu. Ikindi kintu mutarimo murumva ngiye nta nubwo nimo ndasupportinga the fact ko ngo Nyambo bagomba kumutuka cyangwa ngo bamutuke ngo cyaba bamugire gusa ibyo bintu mushaka kubigira solo ngo ababare ngo narangiza yumve ko bigize iki mutangire n'ibya bintu mutangira kumubwira ngo noneho genda urege usanga ubundi mwana bamutwaye muri prison ngo kubera mwaje hano bazamujyana n'ubundi. Ikintu gihari ni no gukunda muri murangiza shopping tuzagira aho ngaho nta kintu dufite tugiposta. Reka nkubwire Dumba yego byagenze gute kugeza uyu munsi yabivuze ntabwo Nyambo ntagakora ntabwo yigisha ibijyanye n'imyororokere. Nyambo akina amafilime murajya kujya mu myororokere ye mu maguru yo gukoramo iki? That's my question. Ntabwo showbiz iri mu maguru y'abantu iri mu bitsina iri mu myanya ndangagitsina iri hehe? No way. Showbiz mu byo Nyamba akora kuko nagakora imibonano mpuzabitsina ntago akina porno ngo bajye kumuvugaho. Nyamba akora filime akora ibiki. They have to talk about career ye not what her personal. Kankubaze katuvuge Nyamba aramutse anyaye ku muhanda ntago twabivuga kuko byaba bigaragara. Ariko ntabwo twavuga ngo Nyambo yanyaye ku muhanda mukiyeho akantu twavuga ngo Nyambo yanyaye ku muhanda kubera ko afite igitsina kinini. Ngiye kamubwiza ukuri oya reka nkubwire ngiye muciye kuri Nyambo nkumva arimo aranuka ntabwo wambuza kubivuga nabivuga. Ngiye kuri Nyambo ngiye mu blogger as a blogger abayatanuka noneho basi none se ngo wenda abaye ya transpier as a blogger ntaganuka noneho wabihimbye akabibesha noneho kanuka kandi atanuka. Thank you so much. Rero kenshi iyo abantu baguhimbiye bakavuga turanuka kandi utanuka mba numva nta kibazo. Mba nta kibazo abantu kumva ni nko kuntu abantu bambwira turi umutinganye kandi ntari umutinganye ubwo njyewe ngaho ngiye navuga ati si ndi umutinganye abantu bose babwiye ko ntari umutinganye miliyoni z'aba ese abantu bananiwe kunkunda bankunda ko bankunda banyanga bakanyanga. Hari ikintu bavuga ngo Dumba hari ikintu utari kumva bagezeho ingendo amafoto batangiye gukora kuri Nyambo amafoto bari kujya amafoto bakarekane nibyo uretse gato umunyamakuru sawa Godfather komeza uko nyumva
reba batangiye gufata amafoto ye bakayeditinga urimo kunyumva bagashyira ama caption amutuka urimo kunyumva do that wowe uko wabisporta wowe nkawe nk'umuntu w'umugabo siko bimeze ntabwo twigeze tubona amafoto yawe bari kugira bari kukwambika bro ba Boskani bari bafite page yari ifite abantu 40,000 buri munsi bazinduka mu gitondo bashiraho Dumba bamusize ibintu, you know those days, bashiraho Dumba bamusize lipstick, Dumba ameze nka twerking, bamuhaye wig. Oh yes, every day bro, every None fucking se day. byaragushimishaga tu byaragushimishaga babikoraga Indi no yanjyewe se ko abantu bataje hano kubijya badaje bavuga ngo ngo no nuko njyewe mbizi how social media can be, and abantu bashaka kuyiryamo. Rero ntabwo uza hano ngo utangire kandi ngo ushake gufundisha abantu muri iyo uri kuvuga kwigira umuntu ngo batavuga. DJ Fizzo, you remember DJ Fizzo? Yes, I remember. The DJ Fizzo yarahari. DJ Fizzo knows those days, like he was a fucking page 50,000. Bakasukuse n'iryari bayirike se mungu nibakoraga ama live ari abantu 2,000 bavuga ukuntu ndi umutinganyi bantuka, and then nobody would say this. Like when you're going to the top, you're supposed to be only the strong survive. No, but it doesn't have to be that nimugera kuri top muri week, kugera kuri top ugomba kubikorera, ugomba gusenya imitima y'abantu. Dumba baravuze wenda ngo uri umutinganyi, ariko ntabwo bavuze ngo wari inereye cyangwa ngo unuka mu kabuno cyangwa unuka hehe. Ibyo nabyo ariko bamaze kubivuga ibimeze ko Nyambo, none se Nyambo bamuvuze inshuro nyinshi my friend. Nyambo ntibamubeshyeye ngo yagiye Dubai kwicuruza, ibyo bintu ntibyaje bikaranga. Wa mugane na Nyambo nakoresha hita reke kwirizariza nakoresha different. So are you supporting those people who they are bullying? No, are you supporting those people who they are bullying that young girl? Ntabwo ndimo ndasupportinga Nyambo kumutuka nicyo mutumva, ariko byaramutse bije abantu ntabwo bagomba kurira ngo kandi ngo Nyambo ngo kandi ngo iki, agomba guhamagara iyo minsi ikorwa. Hanyuma reka nkubaze, agomba kugira ikintu gikorwa kugira ngo birangire. Reka mbaze Dumba hano. Dumba, uyu muntu uri gukora uwo mwana ukomeje kubimukorera uri muri iyi live y'abantu 2,200, message uri kumuha ni iyihe? Niyo kugira ngo abireke cyangwa niyo kumubwira ati bikomeze ntacyo bitwaye, komeza umubage mukomeze mukorere harabika muri kuri mukorera? Ntabwo njyewe nshaka ko Nyambo umuntu sinumva, I cannot sit down njyewe ngo nangire ngo kugira intention zo kuvuga ko Nyambo ngo kuba nabi ngo aranuka ngo musebye ngo munanize ubuzima ngo ngira iki. No, I wouldn't support that. Ariko hari umuntu ashobora gucishamo akantu nkuko Kasuku yagacishijemo. Nkuko Kasuku yagacishijemo akavuga reka mukome, bimwe bavuga ngo babaga akabara mubazi ataza kongera kubisubiraho no kubivuga ejo niki urumva atabivuze ngo mani ngo umuntu ngo ave mu kazi ngo cyangwa ubuzima bumbere nabi. Kandi na Nyambo na neza nawe abizi neza, n'abantu bo muri showbiz babizi ko niko tujya dukora ibintu, anene we akaza akigira umuntu yewe yapfuye byarangiye ubuzima bwarangiye reka ntibyavamo. Reka ibyo ntabwo byaba message abantu bakora n'ibintu. Of course aha Nyambo namugira inama yo kugira ngo najya aho ngaho kwigira umuntu ubaye byadanje, ariko n'abantu barimo barakora izo content nabo ba making sure ko ibyo barimo barakora bifite aho bigarukira, ku buryo ko umuntu ntabwo we no here kugira ngo tubabaza abantu imitima yabo, we no here kugira ngo abantu babare, turi hano kugira ngo tu entertaining abantu. Niyo mpamvu sometimes wumva ko abantu baravuga ati Dumba buryo abikoramo ni bwiza. Ikibazo nuko abantu kenshi baba bashaka gukora ibintu uburyo bwanjye ugasanga byabananiye kubikora uko nguko. But a lot of people know the way I do things. Ntabwo I don't dwell in so much that ngo abantu mbababaze, urumva. Ariko rero Nyambo nawe agomba kumenya kavuga cyo abantu barimo barabikora ntabwo bazi kubikora neza, ariko kuza hano mukaza mu mbuga mukazanja kwiriza Nyambo. Last week twarimo turavuga Munyango inyindi tuvuga Mutesi Jolly, tuvuga Aria Kuru, neni Nyambo wakaza akaba different. Nyambo ari different how Nyambo ari different nawe na hamwe story ari different bitewe n'ibintu byamuvuze kuko cyane bakamuryanira inzana. Dumba ari kintu utari kumva siko bimeze. Ntabwo reka ibyo bintu bro, reka ibyo bintu byo kumva ko no umustar. Ijambo ryose mvuze madihagararaho, iryo uhagararaho rero ntabwo twebwe ahangaha urimo kumva turavuga ko ibiri gukorerwa uriya mukobwa ntabwo bikwiye siko bimeze.
reka kuza kumvisha abantu ko ari kubikorerwa kubera ari umusitare hanyuma ngo ahubwo icyo mutarimo murumva ni ibintu navuze urukumva ibintu navuze meze nk'aho mutabyumva rero nta muntu Babyumvise. ntabwo ndimo ndasupportinga exactly rero Godfather is coming back in a different mu buryo navuze ntabwo ndimo ndasupportinga umuntu n'umwe ngo atuke Nyambo nta muntu supporting gusa sinshaka ko na Nyambo yumva ko ari different probably abantu bashobora kuba babikoze nabi uburyo batagomba kubikora but people are now here kugira ngo bananize umuntu ubuzima sawa nyine rero ngaho komeza ushyigikira bari ngiye ibyo bintu nanjye nzi Godfather ni kangahe muvuga mani nkana gutwika tandukanye ibingibi mani tandukanye ibingibi Dumba naho bitandukanyiza kurenza ndi umuntu nanjye ndashishuza ndare Dumba hari ikintu utumva hari ikintu utari kubyo ndi kugusobanurira ese Nyambo ko ashobora kuba nanuka by the way ntabwo niyo yaba nuka dena kandi ntabwo naramaze uzanuke ngo uce urebe Dumba aramaze yewe nuka oya wowe uzambwire wewe mwigirisha ngo sinzi ngo it's not my business uzanuke ngo uce urebe ako kanya umunyakanada niyo wakora ikosa hano Canada yakurana bakagusubiza iwanyu Dumba hari ikintu utari kumva hano nk'ubwo Godfather mu rugo iwanjye mutumye hano muza muri hota ukaza mu rugo iwanjye unuka Godfather abaza Dumba ikibazo yego Dumba Nyambo akora iki Nyambo akina filime biramutunze amafaranga yakura kubera views right urakoze cyane kunsubiza gutyo ni ikintu nashaka kugira bamenye gusa nyine najya nkubwire yuko iyo habonetse umuntu uza akamusiga ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byiza hari icyo bigabanya ku byo yinjizaga kandi nta muntu n'umwe kuri iyi si wakifuza yuko akazi akora kabangamirwa ni ukuvuga ngo hashobora kuvuka umuntu umwe mu muryango wa Nyambo iyo Godfather yakoze space nk'ingiyi yamagana ibintu nk'ibyo ntekereza ko ariyo papasi yabyo ntuvuga ngo abari gukumira kubera ko nyuma yo kugira nk'ubu nkanjye nshobora kubyumva uzi reaction yanjye nshobora kugira ikibazo cyo mu mutwe nkajya indera kubera ko wenda Nyambo ari musaza ari mushiki wanjye nkajya indera bakampa ibipapuro by'uko ndwaye kubera ko nahungabanyijwe n'ukuntu mushiki wanjye yabangamiwe narangiza nkaba umusiriyokira nkaza mwese nkabashyira ku murongo urabibona so Godfather yari gukora space nk'iya bari gukumira ibintu nk'ibyo wowe ntabwo uri kubibona ariko nibyo bari gukumira kubera ko bitangira gutya ku buryo ngewe entertaininga uburyo wibaza ko ubibona ntabibona nyine nibyo ndi kukubwira nyine iyo turi kubyintertaininga twicaye ahangaha tutari kubyamagana ngo birangire biveho n'abo bantu nyine babikoze bikosora biragenda bikabyudinga ikintu kiremereye bikabura ukururane hakazavuka umuntu uzabiri hano n'ikihe cya buildinze ndi kuguhereza urugero hano muri Amerika ukuntu bigenda cyangwa hano mu mahanga aba basiriyo killers ukuntu babaho nuvuga ngo aragenda akasitakinga ibintu mu mutwe kubera ibintu byamukorewe cyangwa se byakorewe famille cyangwa iki ugasanga abantu bose abastari bose cyangwa abantu bakora nyine ibyo bintu hagenda hapfa umwe then bazamufata ugasanga amaze gupfa nk'ahantu nka 15 then bamufata bamukorera investigation bagasanga yarwaye mu mutwe kubera ibyo bintu byabayeho before urabibona so niyo mpamvu kubikumira hakiri kare kugira ngo ntabwo nifuza ko twe mu gihugu cyacu ibyo bintu bizahagera icyo gihe hari abantu benshi buno babayeho barembye kubera icyo utaje kubivuga hano bavuga Muyango Dumba ndabikubwiye ibi bintu Godfather you don't pass ku bantu bashobora kuvuga kuri njyewe ndumva nta kintu uvuga niba hari uwundi bavuze last week nuze kuvuga uko bakavuga uwundi next week nuze kuvuga uko ukaza kuri Nyambo ni nacyo nkumeza mvuga Muyango bamuvuze iki iyi message ngo batamuvuze Muyango ni iki batamuvuze Muyango bamuvuze iki bihuze n'ibya Nyambo twa Muyango bamuvuze ikintu bavuze Muyango gishobora gutuma agenda akica umuntu niki ariko uzi kuvuga ngo umuntu aratandaza ngo mu maguru akavamo iki none se ikintu bavuze Nyambo kituma ashobora kugenda akica umuntu niki
barimo kumuabusinga biteye ubwoba. hari ikintu utari kumva. reka Ku buryo bashobora guhamagara. kuvuga ko Muyango anuka, kuvuga ko Nyamba anuka yagenda kicuma. Ese aranuka hehe? Ubusanzwe wizi gute se ntabwo wari wamwegera kugira ngo uve niba anuka niba atanuka. nyine erega jewe ese nuko byaba ari byo ko yabarwaye ni ngombwa kuza kumutwara. Nibyo nabyo nicyo byaba atari byo hari ikibazo. none se kubera iki Nyambo agomba kuba ikibazo ku buryo abari better than everyone else. none se oya Dumba bamushereje indwara afite. Buretse gato kuba ari byo kuba atari byo kuba atari byo si byo kuko buretse gato source yaho which is not a problem. kuba atari byo ntabwo ari byo ariko none tugaruke naho byavuye turi kumwe aho byavuye twahumvishe aho byavuye twahumvishe byavuye actually Nyamba ashobora kuba nuka no hari ikintu tumba mbaza kubera iki buretse gato Dumba we are against you mbaza kubera iki ntabwo tukwemerera niba umwana yarivugiye ngo hari umuntu abantu bakayita uriya mwana tega amatwi we Crash yaravuze ngo kandi ni inshuti yawe ntabwo yavuze izina abantu bazi ko Nyamba nuka baraza baravuga ngo Nyamba aranuka none se murumva iki ashobora kuba atari baranuka hari ikintu utari kumva ibi bintu byavuye bagusobanuriye byavuye kwa Crash ariko nawe urabizwa ntabwo byavuye kwa Crash byavuye kwa ni Crash niho bashiriyemo umuriro none se niwe wabanje ninde wabanje Dumba hano bari kukwereka uburemere bw'iryo jambo ibintu byose nanjye nshobora kubifata nkabihura uburemere mbwira ikintu kimwe cy'uburemere Dumba umunsi bakuriye ingumi kubera entertaining ibintu nk'ibyo nibwo uzamenya uburemere bwawe ikintu ntari kwemeranya na Dumba niba baravuze Muyango ntitugire icyo tuvuga twarakosheje ariko se ngomba kujya bamuvuze ariko buretse gato Amora turakoze urimo uranantwikira wenda kubona wabyumvishe niba abantu baracecetse kuri case imwe dukomeze duceceke umuntu umwe nakubitwa abantu bagaceceka n'undi nakubitwa tuzaceke duceceke rero case imwe niba twaracecetse dukomeze duceceke ntabwo twacecetse ntabwo binahuye cyatuzakora inama ariko ntabwo twacecetse buretse gato buretse gato Muyango narindi hano mwese mumwanja fatani mwifata ibintu bidafite aho buretse gato mu ijambo Dumba reka gufata ibintu bidafite aho bihuriye turi kumwe ntabwo ntugafatana nk'ibigoryi wihuza ibintu bidafite aho bihuriye Muyango yagize ikibazo yagiranye amakimbirane cyangwa yagize ibibazo mu kazi ke ka buri munsi turi kumwe ni gute bidahuye buretse gato urashaka ko bihuza buretse gato oya nshobora no kubihuza kandi rero niba na Muyango yarakwishiye ngo buri cases y'umucomekamo kugira akomeze oya niba mushaka ko muhuza Muyango n'iboro ndabimuhuza ntabwo nkwemerera bro okay ntabwo ushaka kuvuga kuri Muyango nta kibazo tuvuge ko Muyango wihuza ibintu bidafite ahantu bihuriye oya ariko niba ushaka ko bihuza ndabihuza no Muyango kuba ikintu mubona bahuremo reka mbihuze basi ntabwo bihuza kamaze bisobanura bize kubihuza nyuma abantu baguseke sawa urukunyumva Muyango yagize ikibazo mu kazi ajyana ikibazo n'amakimbirane n'umushuti we bakorana mu kazi ka buri munsi ayo makimbirane aza hano hanze avugwaho turi kumwe so ibyo bintu urabihuza gute niharabikwa ari gukorerwa undi muntu nko kumbura abasitari totally different zone ya Sheri ndaza ko kubrokora Muyango ni amakimbirane yo mu kazi baraje barabisobanura nawe araza bisobanura bavuga story kuntu nisaga zabaye mu kazi uri mu kazi tumaze kubivugaho turi kumwe fata umuntu warucecetse ari gukora cyangwa atari gukora muri iyi minsi atuje urimo kunyumva abantu bakagenda bagaterura bakajya kuri personal life ye siko nzi no kubyumva bakajya mu buzima bwe bakajya ku mubiri we bagatangira kumuhindanya n'ibintu bitandukanye Dumba adafitanye n'umuntu wari wese ikibazo urimo kunyumva bagaterura izina pa muri icyo kiganiro byatangiriyemo umuntu akaza ngo nkuko dukotinga amagambo ya Kiramani reka dukotinga amagambo ya Kiramani ngira ngo njya mvuga amagambo umuntu atavuze Kiramani agakotinga avuga ngo Jay wowe twari turi muri live uraterura uravuga ati Nyambo yanyimye interview kandi aranuka urimo kunyumva ndiko kotinga amagambo ya Kiramani nkuko yavuzwe ukumva icyo kintu abantu bakacyuririraho kikaba rastike bikabaho bigeza abantu bafata amafoto y'uriya mukobwa bakayapostinga bamanje kuyeditinga bagaragaza mu kanwa yasamye bagashyiramo umwotsi ujya kwirabura ngo ari anuka mu kanwa se
wagiye ukareba amafoto bari gushyira ku nkuta bro. hehe erega God Wajye tugona Twitter uretse wakoresha platform imwe. wajye ubivuga ubizana ko n'ubu ubivuga ubizana. So ntabwo njye ntabwo nagomba posting ibyo bintu. ndeba amafoto yanjye nshobora gupostinga nkajya kwereka. Kanya posting amafaranga amagamo uramwana afite amafoto yo gupostinga ntabwo najya gupostinga aho uwo mwanda kuko turi kubyamagana ntabwo turi kubyamamaza. Sibyo? Turi kubyamagana ntabwo turi kubya. God reka nkubwire God. Nejo bundi uzagaruka uri murambwira ibintu bitandukanye nkuko wambwiraga hano kuri Muyango. Uraza kuza kandi wahindutse uri murabwira ariko urabizi. Muyango ariko naberaga yakorewe ubuvugizi. Shacha Nyambo kandi ni keza sha Nyambo ni keza buriya cyane ntabwo ubizi wowe. Mwubu mvuze ko Nyambo atazi kuvuga icyongereza muraza kurakara. None se ni ngombwa amenye kuvuga icyongereza? Nyambo ntabwo ari umwongereza n'umunyarwanda. Ase Dumbura mushaka iki? Nyambo is not supposed to. Nyambo nuguhama. Ikibazo Nyambo yaba atazi kuvuga imihanda. Nyambo nuguhama. Ushaka ko Nyambo avuga icyongereza? Nyine we kaba ari ikintu kazi bana bajende iyo bashatse kwigira inshuti mvuga mwiza nk'uyungu hano bajende bashatse kukugira inshuti y'ubyanze bakugira ishyamba baragusebya nta kintu batagukorera. Ibyo bintu ndabizi. Umukobwa mwiza yavuga ururimi rumwe urumva byavamo. Abone aravuga indimi nyinshi se kubera kino umusemuzi. Ndakureba nakwibwira. Gusa Nyamba azaguma gusa Nyamba bamuhaye passport yayimarisha iki? Ese passport ni ururimi. Nyamba wagiye muri Amerika ni passport ntago ari ururimi. Aho wagiye muri Amerika bavuga ikinyarwanda kaba. Narakivugaga. Ndakura nkakwibwira. Nyambo ni cyo Nyambo nyuma yo kubura ubabaye kubera ibyo bakuvuzeho ugende wige n'icyongereza sheri wanje. Ibi nuko Nyambo yabavuga ikinyarwanda nabi. Nyambo ntago ari umwongereza. Mani n'umukobwa witwa hano Bad Black witwa Bad Beach yaje kumenya ukuri ko kumenya indimi zitandukanye. Mwaswi Nyambo beautiful like that. Nyambo your beauty has to have ibindi bintu bigenderaho. Niyo mpamvu umukinnyi wa filime Nyambo yagukoze ikido. Ndanamukunda cyane by the way. Wese ntubona ukuntu Domba normalizing violence. Ntubona Domba reka kuvuga Nyamba ari sister wanjye. Ari sister wanjye. Urumva biraza kurangira kugira ngo aryoshye ukuntu posting ujya mu Rwanda ukora iki naguhiga nkakubinda nkaguca agasebe kwibyo. Nibwo wamenye uburemere. Nibwo wamenye uburemere bw'ibyo uri kuvuga. Wa mugani ibintu bavuze ngo Dumba umunsi bamuriye ingumi. Nibwo azamenya neza mureke. Mu ijambo. Reka mbasabe ikintu kimwe. Ibi bintu nkuko Kiramani yabivuze urumva ko byavuye ahantu mu guserereza kuko uyu mwana yimanye ikiganiro. So s'il te plaît. Ahantu usanga iyo foto cyangwa hari iyo shame please ubyamagane Nyambo icyo kintu bari kumuvugaho icyo ni ikinyoma. Urimo kumva iryo hindanya uryamagane ubishyire mu ruhari bari kumwana akomeze umushinga wo gukora amafilime n'ibyo akora abantu bareke kumuhindanya. That's it. Nyambo sweetheart, I can teach you how to speak English. Kunyumva nge ndumva ari ibyo urumva abantu mwese ahantu bibona abantu muri aha ngaha ngira ngo mwumvishe source murebe ikiganiro uwo mugabo ninde wa mugabo uriya nani Kiramani yavuze niba ariyo source yabyo mwese ahantu mubona kuko hano hari koshodera fore nyinshi batitaye ku ngaruka nyinshi cyane. Okay, nanjye mushobora kunde kubungu nkafata umwanya nkayita nkabanza muri screen gato nkagira nkavugira umuntu wanje. Ndashaka kuvugira DJ Crash abanyarwanda kaza kuvugira DJ Crash abantu mwamwihaye mwe muramukorera yica urubozo kandi nta muntu yigeze avuga mu izina. DJ Crash ararengana. Iyo nza kuba ndi musaza wa DJ Crash nari kuba ngiye nafata buri muntu wese umwiha nanjye nkagenda nkubita ingumi. Kasubyuza ko nyoreze iyo foto nyishyireho iri ari nini. DJ Crash sheri. DJ Crash nuko ufite utugufwa nawe urarengana sheri. Banza wumve Dumba. Uwo DJ Crash ngiye nta nubwo nshaka kugira. Nta nubwo sinara namwumviye. Sibe mpamvu turi hano. DJ Crash ni wa wundi yagize umugore wa Ntuza, yagize umugabo wa Crash ni case ntabwo ngiye icyo tuvuga Dumba nituvuga. Nagize ngo ni wamumenya ngo ni wa wundi wagize umugabo wa Eva. No ndakazi ariko ije ndi kuvuga muri case urimo kunyumva Dumba. Niba tugiye kuvuga ngo tubikwiye duterurire hamwe muri rusange urukunyumva. Azibonga no Kiramani yavuze imba n'imbano yaho byaturutse kandi namutambari kubisobanura hano
mureke duterure rimwe tuvuge ntibikwiye, reka tubitangire tubyemera ko byatangiye ari ugusereza byemwe byo muri showbiz, siko bimeze. Ariko aba bana batoya Dumba nuko utari kubyumva baragiye berekera ku rundi rwego. Uranyura kuri Twitter ugasanga bafashe ifoto y'uyu mwana, urimo kunyumva, bayifashe baramwasamisha mani, bakajya mu mavideo ye hahanda akina, urabona ko akina amafilime, bagafata nk'ahantu ari gukina, urimo kunyumva, bakajya gushaka nk'ahantu yasamye bakagenda bagakora ama screenshot. Dumba bari kumukora ibintu bitari byo, so ntekereza ko this must stop. Ngo Dumba Nyambo yaramwimye, ngo niyo mpamvu ahubwo Nyambo nta nubwo yigeze anyima, ahubwo twari tugiye kubijyamo neza, ntabwo yigeze. Ariko si umutaba ngusha muri besikini mujya mu gishanga washyano we. Agiye kuguha ifoto, so musabye ifoto. Sombwe ngo nze kuguha ifoto ko. Nawe rero hari igihe urenganya umuntu. Wayimpaye no kutariyazi. Entertainment no gusebanya. Reka entertainment nta nubwo ari no gusebanya. Reka mbabwire rero, reka mbabwire ibintu nguma mbivuga ariko nguma mbisubiramo nkagira iki mwanze kubyumva banyarwanda. Reka mbabwire entertainment ntabwo ari no gusebanya, nta nubwo tuba dushaka kugira ngo umuntu anasebe, ariko ibi ngiye kubisuramo bw'inshuro 100. Iyi ni inshuro 100 ngiye kubisubiramo ibintu ngiye kuvuga, ngiye kubisubiramo inshuro 100. It's the 100th time I'm saying it. Abantu iyo uzanye ikintu mu buryo kiri positive, ni waba ugisupportinga, ntabwo baza kugiha like, ntabwo baza kugikunda, baraza kukirwanya. Iyo wicaye hasi ukavuga ati njyewe nkunda Nyambo ni umwana mwiza cyane neza amafilime, ntabwo mushobora kumwanja nta n'umuntu wamuvugaho. Ubu ngubu Nyambo ejo araza kugenda muri filime igire views, babona amafaranga. Ibyuma muri nahubuka, bimwe biba biri muri comment byasamye, ntabwo biza abantu biva naho bijya. Ubu kuba Nyambo amaze igihe barimo baramuvuga iminsi 3 barimo baramuvuga, ikintu cyose yajya ahantu hose yajya yabona views. Views ntabwo ziza kubera bakuvuze neza, views ziza wavuzwe, waba uvuzwe neza, waba uvuzwe nabi, abantu baraza bakakureba kubera umaze iminsi urimo uravuga. Iyo uretse gatoya mwimvugiramo kabano wumvugiramo ndashaka gutanga nuzi. Iyo uje ukavuga umuntu neza ukamubwira ati bantu munkundire kabano, bantu munkundire nuza, abantu baranga deliberately barabyanga. Rero abantu b'abanyabwenge bafite uburyo, nkanjye ukuntu promoting indirimbo mfite uburyo nshaka ya matiku ari ku mihanda nkakishamo indirimbo ya Kevin Kadenshasha, ariko kubera ko nzi ko mukunda matiku, iyo ndirimbo mukayumvira mugasanga iyo post ibonye 500, ariko indirimbo ya Kevin Kade bayumviyemo. Ni ukuvuga ko iyo ushatse kugira ngo uzajye uposting ibintu biri positive mu banyarwanda, nta kintu na kimwe na hano namwe wageza, ugomba gushaka uburyo ubitwistinga ukabiha abantu bibaye nkaho biri packaged mu buryo buri negative. So ibigo bishobora kwemera ibyo mvuga, ni nayo mpamvu Dumba mushobora kuvuga ati Dumba ratwika mukamwirwe Dumba supporting. I'm gonna teach you how to fish, I'm not gonna give you fish. Ariko abantu bamwe barashaka kugira ngo baze kurya iby'inyanja byacu batabirobye. Dumba agenda tukane, muze mu musabe support. Naza hano nkababwira ukuntu biba birimo birakorwa, mukayanga ngo turimo turamurwanya. This is how it's done hano muri showbiz. It's done like that, kandi ntabwo tuba tugambiriye nabi. Dumba nyumva rero, urimo kunyumva? Yes. Iyo showbiz irakagenda ihere, reka ngusobanurire. Urabizi ko ari wo muntu wa mbere abantu wa mbere ubikora ukora ibintu. Oya ntagariko bikora, reka nari kintu tumva. Nibuza hano this weekend ukaba urimo uravuga ngo kandi ngo nuza yagize gutya, next weekend ukaza ugachanginga, ufite side yuriya, ufite side y'uyu. Jewe ntabwo, by the way, murabana igihumba, ariko hano ntabwo mvuga namo n'ibigoryi bisigara bitamenya, ariko umunyabwenge ni wo bayotse yagiye, ni wo bari batanu. Uyoke wumve hano manzi nyumve gato. Umunyabwenge aba yayotse ibintu mba nimo ndavuga, ibigoryi bisigara birimo birasakuza. Dumba reka nze abo banyabwenge bumve, ariko ndashaka gusobanura abanyabwenge baba babyumvisha ukuntu ibintu bikorwa. Ntabwo rero Nyambo ari different from anyone else we talk about. Nyambo is just the same as everyone else. Dumba uzi impamvu uri kumuca mu ijambo. Ya impamvu ari kuguca mu ijambo, he's legislating every muting wongere kumvugiramo ndahita nkumanura. Mwaretse nkavuga igihe rero ndagusaba ijambo. Dumba ari kumutumva. Abantu banga umuntu haza kuvugiramo uri kuvuga agahita kwambura ijambo bro.
saba bagwaye gift se sibo bazanye ngo bagwaye gift twumvikane hari ikintu mutari kumva mani ntabwo abantu banga uburyo baganiramo uzi ko umuntu azagahita akajya gukata mu ijambo ntabwo ashaka ngo urangize kuvuga kandi at least tugerageze kumenya kuganira nabyo ko bisaba imataringa so tugende gatoya icyo mvuga ni iki ngiki twumvikane murareba uruhande rumwe mukumva uruhande rwo gutwika ariko ntabwo tuza kureba side effect n'ingaruka ibintu bigira ku bantu tuza abantu aba bantu iyi nzira mwafashe ngo yo gutwika mukoresheje negativity cyangwa kubaga abantu turi kumwe ariko noneho ntabwo dusubira inyuma ngo turebe ubuzima bw'abantu bwaje kwendinga up gute nyuma yo kubona izo views turi kumwe ibi bintu byo kubabulinga no ngo nugutwika urukunyumva kamaze mboroki hano urabizi ko nta comment igihanyura Godfather wikwigira mwiza nawe uri fake kankwereke ko ndi fake wabutu nawe kubitwe n'inkuba urimo kunyumva icyo tuvuga nanje nuko nashaka kublock ibiboro byawe naye kuba nabibrotse mu moderator nanye mboroke akira babaje reka mboroga mwiza uragiye urukunyumva ikintu ndi kukubwira ariko so none bakaza kwisanzura gute oya sinza kubaboroka mwiza ndamureka reka bwo mabizi ko mufiteho control ikintu turi kuvuga ni iki ngiki ugerageze kumenya tuvuga ibi ngibi ariko ntabwo tureba ingaruka bigira kuri aba bantu n'uburyo bendinga aratwika uyu munsi urimo kunyumva ariko hari abananirwa kubyihanganira urimo kunyumva niho bisunikira kugira ngo abisporte agahura na Dumba akavuga ati we byakire gutyo niko bimeze nibwo uri butwika bwo kuri iyo ndirimbo isohoke urimo kunyumva ya mpano amagambo uri kuvuga hano Dumba ibingi uri kuvuga kuri Nyambo ngo abikore wakuye ya mpano gasohora indirimbo atwikire muri bira bintu byamukoze bira bintu byabaye siko bimeze my brother icyo mvuga ni iki ngiki ntabwo tureba ko bashobora kubyaza umusaruro izo negativity n'ibyo niwo mwanda wabaguyeho cyangwa ibingi biri kuba kuri Nyambo ariko ntabwo dusubira inyuma ngo tube ngo nyuma y'ibyo ngibyo aba bantu bashobora kubana nabyo bate unyumve ese nyuma y'ibi ngibi inyuma y'uko gutwika bakabona izo views baraza kubana n'icyo kintu gute bashobora kugifesinga bakabana nacyo abenshi muri bo ntabwo babana nabyo bisanga bagiye mu biyobyabwenge kugira ngo babashe gusurvivinga kiriya kintu rero nanjye God nagwaye example itagiye kure ndakubwira ati njyewe bakasuku ba Dekati baranyatatse to the extent ko bahayarinze Boscan uzi naguhaye has a page buri munsi baziruka mu gitondo bamba I'm still standing even right now after 3 years barakoze ibyo biboro reka nkurangirize nkakubwira muri ibi biboro only the strong survive abakene bafite ukuntu batekereza n'abakiri bafite ukuntu batekereza wigize agati gatoya nyine uragenda ucaho ngaho Nyambo advice naguha nka Nyambo advice naguha nakubwira you have to be strong when you come here ugomba n'ibyo bintu ugomba kubyemera bakabikuvuga ukabikiringa niba hari umuntu wa mbere uturusha hit mu bahitinzi bose babaye mu Rwanda ni Meddy ni kangaye bamubwiye Meddy ko bamubwira ko bamukubita Meddy mwari mwamwumva avuga cyangwa agenda no kurega cyangwa afite ikintu akora Meddy se n'uruhusa gutwika Medararega areze bangahe yarabareze bafata ku mavuta yarabareze kandi no kutabarega none se kankubaze niba bitaramugendekeye gutyo kuko ibyo bintu byose nizo situation zamusunikiye kuva muri iyo muziki bose baje bendinga nka Meddy ko atakomeje akabivamo reka Meddy amaze sohoke uretse gato azamaze sohoke avuye mu bintu byatumye Meddy ikintu cyamukuye mu muziki ntabwo ari bullying turetse gato ikintu cyamukuye mu muziki njyewe nawe turabizi ko atari bullying ntabwo arakora statement ngo abivuge uretse gato ntabwo arakora statement ngo avuge ariko njyewe nawe turabizi nubwo atarakora statement rero tuve mahanga ngusobanurira ikintu kimwe wowe witanzeho urugero reka kuntwara mu bandi kamaze nkubaze nanjye ntanzeho urugero ariko ngwa n'urundi rugero rwiza manza wumve niba hari umuntu bavuga nabi hano ni Meddy manza wumve ariko muhana ijambo ariko dukomeze neza duhana ijambo twawe mugiye kumoderatinga se Dumba wowe ku giti cyawe urimo kunyumva wanyibwiriye ko uyu nguyu urimo kunyumva ntabwo yari wowe you took this image because you was defending yourself ngunguki you took this image wambaye uyu munsi urimo kumva yo gufata umuntu ukamushyira ukamushishimura warabikorewe uretse gato warabikorewe nyuma yo kubikorerwa usanga nta yindi ntwaro ugomba kurwanisha you became who you are
urimo kunyumva kandi biragukorera ubasha gusurvivinga muri iki kibuga siko bimeze zirimo kunyumva comment ziri mu bwenge zitangiye no kuza comment ziri mu bwenge zitangiye no kuza zirimo kubyumva so nkavuga ngo ntabwo abantu bose bagomba kuba gutyo ngo bahindure personality yabo kugira ngo babashe gufata iyo industry izatu umuntu ahindura personality yo kugira ngo abashe gusurvivinga amangane ni industry ki ntabwo ari byo Dumba ugerageze imbaraga za Dumba zo gusurvivinga hano ari uko nawe abanje kwambara ibyuma nk'ibyo mu bagiriki mu ntambara za kera akaza agakocorana nk'abandi urimo kunyumva Boskana akaza ukamufesinga ukamuturitsa ukoresheje intwaro yakoresheje urimo kunyumva yo kudaceceka ntabwo izo ntwaro ariko Nyambo azazikoresha siko bimeze by the most of times ntabwo najyaga nsubizanya n'abantu urakoze cyane ntabwo najyaga nsubizanya now I will never tell Nyambo kugira ngo agende hariya hagarare agenda asubiza abantu ababwire ngo ngo nanjye no you keep quiet and then ukamenya ko abantu bazagutera amabuye baguteresheje niyo ugomba gukoresha for the good ubundi showbiz nuko imeze abantu batandukanye Dumba iyo nama iri personal iyo nama ni ibintu wabwira Nyambo ariko ntabwo ari ikintu washishikariza society ngo dukomeze gutyo utuburinga abantu ejo hazaza uyindi nawe bamuvuga ibindi yego mu ishyamba nyine the strongest will survive ariko ntabwo ari ibintu twashishikariza abantu ngo mujye muburinga ikindi kintu muri ofete iyo mufashe side icyo nabonye mwebwe iyo mufashe side mureka no kumva ibintu umuntu arimo aravuga ntabwo nta na rimwe nari bwaza hano cyangwa kuva natangira kuvuga sindavuga ko nishigikiye abantu gutuka Nyambo iryo jambo ntabwo riramvamo niyo wa recording ntiwaryumvamo ahubwo icyo mvuga Nyambo areke kwiriza siwe wenyine bavuze nubwo ndimo ndamagana abantu barimo baramuvuga nabi cyangwa barimo baramwandagaza ariko we areke kwiriza mureke no kumugera nk'umuntu ngo yewe ngo nibwo bwa mbere bavuze ngo niki reka siko bigenda n'ibindi nasobanuriyeho byagendeyeho ushaka bivange yumve point yanjye on a bigger picture otherwise ntabwo nibwo ndamamaza mu murongo Nyambo Godfrey point ikintu gihari Dumba ntagiye kukumva niba utangiye kugaruka gutyo ntagiye kukumva ariko nubwira Nyambo iyo side ya Dumba turi kuyumva kabisa Dumba utangiye kuganira neza niba uvuga ati ibyakorewe Nyambo simbishyigikiye simbyemera ariko Nyambo ntiwimanike mu kagozi cyangwa nuko nibyo nimo navuga kunyumva you have to say like that kubikora ariko oya mwebwe ntabwo ari byo muravuga ibyo bintu muravuga ati Nyambo mumureke yes society ni mureke ariko we bitandukanye n'ibyo nimo ndavuga njye ntabwo nimo ndavuga ngo ntabwo ndi hano to feel sorry for Nyambo I'm not feeling sorry for Nyambo reka just abantu ndababwira muri ibyo bintu mumureke ntabwo tubishegere if you don't feel sorry for her why would you tell them to stop ibi bintu wa mugani muri comment baravuga ati ibi bintu Dumba yabivuze Dumba one question if you don't feel sorry for Nyambo why would you ask people to stop that kubera ntabwo mishyigikiye niba utabishyigikiye umva se ntabwo wumvishe ibyo mvuze nabyumvise cyane muri rusange kabano sinashaka ko umuntu yaza hano agatangira kugutuka yego urumva ariko kubera ushobora kuba uri muri showbiz baramutse bagututse ejo sinajye we muntu waza nkakubwira ati kabano ngo genda ubarege ese niba uretse gato ibyo kwataka abantu cyangwa kwinjira mu buzima bw'abantu niba ari byo bigize iyo showbiz ikindi kintu navuze abantu bafunzwe bafungiwe iki yegora niba ari ibisanzwe muri showbiz bikenewe bigomba gukora kugira ngo abantu bikoreshe ibintu byabo bigende abafunzwe bafungiwe iki bafunzwe kubera bajya bakora ibintu bamenye uko babikora ugasanga barengereye bagiye mu cyaha ibi ngibi biri gukorerwa Nyambo harimo kurengera ni ibisanzwe cyane ndi kubaza ndabona nta kurengera kwari kwajyamo ikindi kintu gihari kuri njyewe personally gukorerwa Nyambo nta kurengera kurajyamo ikindi kintu gihari
ababloga n'abanyamakuru batari professional bigishije abanyarwanda gukunda ibintu bibi gusa. Kubera icyo udashobora kuvuga ikintu kiza ku muntu ngo abone support. ngo abo ngabo ushatse kuvuga ni bande batari professional wowe? Abafunze n'abandi bavuga mu hanyuma tubwire abari professional hanyuma n'abatari professional hanyuma badutandukanye. Godfather wa mbere ntabwo ari professional. Aba professional turahangaha twamagana ikintu kibi. Uretse gato bize gute ninda wagushyize muri icyo kintu ninda wagushyize muri icyo cyiciro cy'ababloga. Ntabwo ko ndi mu blog ariko ndi hano kuri pano yawe, ndi kuri platform yawe. Rero niba ndi kuri platform yawe ntabwo uri wenyine, turi kumwe. Ntabwo uri mu blog. None se ubu ngubu urimo uravuga wenyine ntituri gufatanya? Ntabwo kubona nimusubiranemo ntawe usubiranamo n'undi turimo turaganira. bari ikimara ndakuretse ndagukarabye nimusubiranemo erega ahangaha it's not about anybody. Iyo uzamuye umuntu akagufasha uri umumodo and we do respect you for that. You are a superstar. Uri umumodo akoze ibintu. niba yabivuye ashatse kuba umumodo gute bamubuza nkanda ashaka kuba umumodo kuri side yawe by'uri kwikoresha guma hamwe. Hello kabanda bivuye mu by'umumodo ashaka kuba umubloga. Kareka ariko hagati aho hari umuntu uri kugona pe natubabarira. Kuraho njuga ako njuga ndamwishoborera njuga ndamwishoborera reka mukureho. abantu bakundishije abantu gukunda ibintu bibi gusa. It's about to go down, ladies and gentlemen. My friend, kuba umubloga biravuna. Ntabwo umuntu abyuka mu gitondo wasanga yabaye umubloga. Ntabwo ari ibintu ni career yari yose iravuna. Kabano nawe kumodoringa ntabwo kwakoroheye. Ntabwo byanyoroheye nyine. Bamwise umutinganyi. Erega nta ntuza n'ubu kabano nawe atangire kwiriza ngo bamwise umutinganyi natwe turi hano twicaye batwita abatinganyi. It's the same attitude rero kabano. It's the same attitude Nyambo mashaka. Niyo attitude mashaka ko Nyamba agira nawe. Biratandukanye Dumba. Ubu nguwo nta muntu waje ngo avuge ngo wenda ngo afite sex ihengamye ngo meze gutya na gutya ngo wenda kugira ngo bari ibintu bigenda gutya na gutya. Reka kubinshira ngo bimenye Godfather ntacyo na kimwe nzi. Urabizi kandi urakizi Dumba. Reka twemere ko Nyambo ashobora kubidijera akanabyakira. Ubundi Godfather aho niho nkwemereye utangiye gutya. Ariko noneho wibuke ko uriya mwana afite umuryango siko bimeze. Yes. Uriya mwana afite umuryango we reka twemere ko uriya mukobwa byamaze kwinjira muri vie prive ye, kandi iyo vie prive haraba afite famille. Iyi famille uko Nyambo yabyakira ntabwo ari ko umubyeyi bazabyakira, ntabwo ari ko umusaza azabyakira. Aho niho nahereye komeza. Ntabwo ari ko boyfriend azabyakira, bazahura nawe ejo hazaza bakavuga ati dore umukobwa washatse, dore umuhungu washatse umugore umuka uryamana nawe gute. Ikaba inkoni izakubita umuntu wese uzagira ahahurira n'uyu mwana w'umukobwa. So ntabwo ntegereza rero ko Nyambo ashobora kwemera icyo kintu ngo kize kandi gishobora kwafectinga ukidashobora kumafectinga wenyine. Inama rero kumugira ngo wabyakira nabyakira se hanyuma ingaruka zizagira ku bavukana nawe. Nyambo ndamuzi maze kuba ndi kumwe nawe. Nyambo amaze kumucikira. Nyambo rabizi ko twakikiranye na gucikira nkikira ntabwo nuka, ariko niba bavuga kunuka ntabwo ngiye kuzana ngo ndanye kudefanda ngo ntabwo nuka. Reka hahire rimwe asike nyumvira. Dumba akamubwira sibyo buri gacho buri gihugu n'umuco wacyo siko bimeze. Dumba this stuff ubivuze muri Nigeria ukayivuga muri Tanzania siko bimeze. Ntabwo nta kibazo byatera sibyo, harashya hagashya. Ibi bivuze Bugande harashya, amashusho ya gashu ya Sheila aja hanze, kampani zikamushaka kamamaza siko bimeze. Ya mpana amashusho yaje hanze, kampani zamuhaye akazi zibaringa contract. Sizi uko byumva. Ya mana ntabwo yamenye kubikoresha. Ni gute bafata umuntu bakamushyira muri situation yangiza ngo bakamutegeka gukomera. Murafata umuntu bakamushyira muri situation yaje umwana ntago yari ifite projet ze, ntabwo ibi bintu yabyisanze ko bigize mwarangiza mukamutegeka gukomera. Mu gihe atari wenyine. No.
ugafata umuntu Dumba iyo nono yawe nawe iratinda baratse gato urafata umuntu ukavuga ngo reka ngukubite none ngutegeke uburyo urira reka nkubabaze ngutegeke uburyo wifata muri uko muragenda nguteye what's wrong with you people mureke dufata tuvuge ngo abantu kuki umuntu baravuga ati gira umutima ukomeye wo kwakira akarengano gukorerwa why the fuck no, umuntu akira ibyago bari kukugwa kuko winjiye muri ibi bintu emera ubabazwe kandi bari kubimukorera nta mu gihe atari we wenyine nahame no ntabwo ari ibyo mufata uyu mwanya kubwa ariko basi dusubire inyuma tuvugira abandi bose dusubire inyuma tuvugira abandi bose byaruta ariko mwifata umuntu uri gukorerwa akarengane uretse gato umuntu uri gukorerwa akarengane umuntu uri ngo oya ngo wamaze kubyisangamo aba bullies mukomeze mu bullying ahubwo nyamba we komera no ntabwo ariko bimeze abari kubikora bahagarare ariko ibyo nabivuze ibyo kuvuga ngo ibyo navuze ngo ntabwo ndimo urumva ntabwo ndimo ndasapotinga umuntu aza hano akagenda gusebya Nyambo cyangwa akamuharabika nanjye ntabwo nari bwabifate cyangwa post zanjye nanjye gukora kuri Nyambo nta na hamwe muharabika urumva but icyo ndimo ndasaba Nyambo sukujya hariya kubera mwebwe ibyo murimo muramukorera Nyambo dushobora no kumubura urumva Dumba ukuntu bigenda umuntu aza hano ahubwo mwese akantu gato bakavuga ngo yanutse umva umuntu barazamuga ngo yanutse mwarangiza mugakora space ziriho abantu 5,000 murimo muravuga ngo yewe ngo mwamuvuze nabi yakwicara mu rugo reka ndangize yakwicara mu rugo akumva wa mugane ngo abantu ngo barimo baramuvuga nabi bagiye ku ruhande rwo kuva ngo yewe ngo hahiye ngo Nyambo bamuvuze ngo bamuharabitse erega nawe akicara mu cyumba agatangira kumva depression mukayimwegereza depression ni ukwifata abantu depression mukayimwegereza akumva ko we ari different ngo ari we muntu wa mbere baravuze just ngo kwanuka no Nyambo ndimo ndabwira wowe and I'm gonna tell you again this is nothing ugomba kuzinduka mu gitondo ukagenda kwakira abantu ugakina filime nta bya danje by'abantu wumve Dumba iyi nta bya danje Nyambo hamwe ibyo uri kuvuga gutyo urimo kunyumva bagusobanuriye ibi ni ibintu iyi ni bullying imaze igihe kirenga ukwezi niba tarameza ngahe unyumve byagezaho uretse gato ibi bya Nyambo singo byabyuse mu gitondo uyu munsi bivuzweho oya kasuko yabivuge ni kera man kuva icyo gihe rero ntabwo bigeze bamuha amahoro amaposti yarakozwe ku Twitter ku Instagram amafoto barapostinga unyumve kugeza aho n'urugaga rw'amafilime cyangwa abantu bakina amafilime iyi foto yakozwe nande niba byageze aho bamwe mu bakina amafilime bakavuga ati no this is too much abamwegereye urimo kunyumva bikaba ngombwa aho bakora iyi hashtag that we are talking about that sinzi uko byumva Dumba niba aba bana nawe ba buri munsi abakina amafilime nawe bavuga ati no turi kumwe nuko babona ingaruka bimaze kumugiraho